Yes, turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi banzuri business group limited, mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi rwose gatanu kuri gatanu, mwe mudahwema gukurikira gahunda zacu hano kuri Nzuri Market. Hano kuri Nzuri Market nimukomeze rwose mukande subscribe, mwebwe mutarabikora wowe utarakanda subscribe ukanda subscribe, ariko kandi mukore na share ku nshuti n'abavandimwe bari hirya no hino kugira ngo rwose babashe kujya bibonera ibyiza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, tubagezaho imitungo itimukanwa, igurishwa cyangwa se ikodeshwa tubicishije kuri iyi channel yacu iya Nzuri Market. Si ibyo gusa kandi tugenda tubaha n'amakuru atandukanye abari mu kuvugwa rwose mu mitungo itimukanwa, tubicishije mu kiganiro cyacu dukora buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1 kuri Fine FM 93 n'igice kimwe, ariko kandi kikaba kiba kiri live hano kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko rero mwakomeje kubireba ku mashusho, rwose tugiye kubereka cyangwa se kubatembereza iyi nzu nziza y'akataraboneka iri muri quartier nziza ikunzwe cyane, mukunda muri benshi. Iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali neza, ikaba iri mu karere ka Gasabo, umurenge ni Kinyinya, ahazwi cyane nka Gacuriro. Iyi nzu iri Gacuriro rwose muri ya quartier ikunzwe cyane. Ni inzu rero iri Gacuriro rwose, aho ubundi ibibanza byaho busanga bigura miliyoni 250, miliyoni 300, kuko biba ari ibibanza binini cyane. Iyi nzu rero iri mu kibanza gifite metero kare 800 n'imisago hafi na 50. Iyi nzu kandi ikaba yubatse kuri kaburimbo, murabizi ko Gacuriro rwose hose ari amakaburimbo gusa. Iyi nzu akarusho kayo ni inzu nshyashya itaraturwamo n'umunsi wa rimwe, ndetse uko muragenda mubibona ku mashusho hari imirimo imwe n'imwe itararangira burundu, harimo kari akazi k'umuzamu no kugakora neza. Mbese hari imirimo imwe n'imwe igomba kurangizwa kugira ngo rwose inzu ibe yabasha kwimukirwamo. Ariko nk'uko mubizi ko Nzuri rwose tuba turi abambere mu kubagezaho amakuru ya nyayo, mu kubagezaho imari batarazibatanga, byabaye ngombwa yuko tuhagera kugira ngo iyi mari tuyibereke hakiri kare, ye kubacika cyane yuko Gacuriro ari ahantu hihagaze. Ngira ngo murabona yuko ifite jardin nini cyane, ndetse ikagira na parking nini cyane. Iyi nzu rero mureba tugiye kugenda tuyibatembereza, nkuko nababwiye harimo uturimo tumwe na tumwe bari mu gusoza tutararangira neza. Iyi nzu ifite ibyumba 5 binini kabisa, binini byo kuryamamo. Hanyuma ikagira douche na toilette enye, noneho ikagira salon, ikagira salle à manger, ikagira ndetse na cuisine moderne nziza, ndetse ikagira na stock. Hanyuma kandi ikagira ndetse n'ama toilette yo mu nzu ane, nkuko nababwiye. Ni salon nyine na salle à manger, ariko akarusho k'iyi nzu buri cyumba kigiye gifite ibaraza, buri cyumba gifite bariko yacyo, ku buryo rwose uba wibereye mu cyumba ugasohoka ugafata akayaga hanze, ukota akazuba, ukafatira ikawa, nta kibazo kabisa. Ni inzu nziza rero iri moderne igezweho, nkuko muri kubireba. Ifite inzugi nziza za muvura zo mu rwego rwo hejuru, ifite igikoni, amakaro agera hejuru mu kirere. Mbese ni inzu rwose y'agatangaza, iri ahantu heza cyane mu kibanza kinini cyane. Ngira ngo rwose ni inzu igezweho. Iki ni igikoni, bari kucyakora utubati nkuko nababwiye, baracyari kuhatunganya neza. Iyi nzu rero ntigucike, kuko irashaka amafaranga make cyane ugereranyije n'uko imeze n'aho iri n'ibikoresho biyubakishije. Turakomeza tugenda tubatemberera, tugenda tuyibereka. Ariko kandi tubibutse ko iyi ari Nzuri Business Group Limited, ya kampani ya mbere ibarangira imitungo itimukanwa, igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ari nako kandi nawe ushaka kugurisha ushobora kutureba tukakushakira umukiriya mu gihe gito gishoboka, utarindiriye yuko wenda niba ufite ibibazo na banki, utarindiriye ko bagutereza cyamunara ugahomba, utarindiriye
yuko ibibazo bigusagara, ari nako kandi ushaka no kugurisha wunguka nabwo twabigufashamo. Si ibyo gusa kandi nyuma yo kukurangira ibibanza n'iki byose ushobora no gukenera kubaka, tugukorera amapura meza cyangwa se ibishushanyo, hanyuma tukaba twanakubakira iyo pura twagukoreye kandi rwose tukakubakira neza mu buryo bugezweho kandi butaguhenze. Si ibyo gusa, nyuma yo kukubakira na nyuma y'uko ukenera kwimuka dushobora no kukwimura rwose. Urazi ukuntu kwimuka bitera stress, ariko twebwe dushaka turaza tukareba ibintu byawe, ukabitumurikira, tukabisinyira, tukakwimura rwose, tukapanga intebe, tugafunga ibitanda, tukamanika ibintu byose, stress yo kwimuka ikavaho, ugataha wiryamira, ibintu byose bimeze neza cyane rwose, twakwimuye kandi rwose nta kintu cyawe cyangiritse, nta kintu cyawe kibuze, wowe ukaza wiryamira. Nzuri rero dufite serivisi nyinshi tubaha mu bijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni nako dushobora kumanaginga cyangwa se tumanaginga imitungo yanyu mu byo twita property management. Ni ukuvuga ngo inzu zawe dushaka kuzishakira abakiriya, tugakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, ari nako kandi dukurikirana ibijyanye na declaration z'imisoro n'ibindi muri Nzuri turabibakorera. Iyi nzu twigarukire Gacuriro kuri iyi nzu y'agatangaza iri muri parcelle nini muri quartier nziza. Iyi nzu tutabicishije amatsiko, mu by'ukuri nyirayo arifuza miliyoni 300. Ni miliyoni 300 ariko ziri negociable. Ntangira nababwiye yuko ahangaha n'ikibanza cya miliyoni 250 barakigura, even na 300. Iyi rero irashaka miliyoni 300 ariko negotiable. Ni ukuvuga ni miliyoni 300 ariko mukaba mwakumvikana agakatura rwose kandi byiza cyane. Ngira ngo rero rwose wakunze iyi nzu ushaka kuduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa kandi rero ushaka kudusanga aho dukorera hari ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya kabiri uvuye muri Feruje, dukora muri etaje ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se ku ruhande rureba ku Gisozi. Ushaka kandi kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni Nzuri Market toujours. Ariko kandi mukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo rwose mukomeze kugenda mugira gute mukurikirana ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi kabisa. Nawe ushaka no kwamamaza, ushaka kuza ukamamaza mu biganiro byacu kuri radio ya Fine FM, kimwe no ku bindi biganiro byose biba bitambuka kuri Fine FM, inzu y'ibitabo, urukiko rw'ubujurire rwa siporo, aho hose dushobora kubamamariza kandi rwose neza cyane kandi mudahenzwe. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu umukiriya n'umwami kabisa. Muze tubahe serivisi zose zijyanye n'imitungo itimukanwa. Kuko nicyo kintu cyonyine, ubutaka nicyo kintu cyonyine batazongera gukora. Ni karibu rero mwaza mugasura inzu kimwe n'izindi zose mugenda mubona kuri channel yacu ya YouTube channel, kuri channel yacu ya Nzuri Market, mukagenda mureba imari ziriho zose. Murakoze cyane, turabakunda.